Gasike. Gasike. Utanga undi hano ndamuha imineke. Ese ko mbabwiye ngo ugera hano mbere niwe ndi buhe umuneke mukamuhagirira rimwe ndahaye. Yesu! No. Ubona ngiye nzukuruka nuko ngo yazaga nsunika n'ubundi ngiye nari kumutanga bombe. Wa mbere nawe ni kubyumva. Cyane uko tugeze nyuma kango bitari gatapuri ngaho ubundi naye namusiga. Mwanyumvira ariko ibyo reka tubyore. Nubwo mwese ngo kubisera gatapuri ari inyuma. Iyo ucika kuguru nibwo bari kubyeme. Iyo no mukwiruka nta nubwo wansiga no mu maguru no mu mani wansiga byenye n'ukuntu neza ukuntu ndondekanya amagambo ni wanandusha. Rero duhakaza muri ko kudutuma kuri raduka mu minota 5 nabangarutse. Nivyaza kadagera zizi kwikina nawe bikorwa zigaragaza. Ukuntu kitapaguye ngo mu minota 5 kaba kavuye ku iduka n'ukuntu katibasha. Gizangwe. Umenyere nubwo utsumba naguhanura nundeye gutyo ngo nuko ndi mugufi. None ko yana yari yatekwa niyo sanga imurije kurya abana baringu batanu bacyarya icu. None nawe aracyaka kwigeranya nayo. Uzimaraga byamwe kugira ngo nituna nikubita umusozi ngaruke mu yindi kugira ngo nshobanye gugwasaya. Hokaza ndata yatugogoye bwawe mbere. Niyo mpamvu muri cyo gihugu cyacu cyose abantu babeshya gusa. Cyane nkamwe. Barashwanyaguje. Baranyujije kuri televiziyo. Ushatse kuvuga ko mnabona televiziyo tugira. Ibyo twari gusa. Orotwe. Ariko ninjye Gasike uranze. Ngiye mwenyewe. Bata ngambare mu 180 mbona. Ndabona mugiye kuzana na tekinike za Bruxelles igihitiri cyangwa amagi. Mugiye kurwana se nabyo tubibona. Ndabona muri gushondana nk'uko zimaze iminsi bizishaka kuribwa n'imikara nimurangiza gushondana mu mbwira. Maze ubundi mbaye kumeneka. Jihinera. Byose bito guturuka uduhamanga ngo tuze ngo duhimineke kaburi kuyirira. Uyihoro byanga wayirya uyishira mu gadashema ndaye kuzabyibuha nkatwe. Okay, bitewe n'amagambo ufite. Wewe ndumva wabasha n'akazi. Ndenda bahuguza amini gutatu. Uri bugutsinde. Wana leta yerugukana n'amini. Okay, si wiyemeye ngo uzikwiruka. Mutonde umurongo mbere kuzamini ka mbere. Yesu! No. Kabiri. Yes, jombo nje nakazamini kansinda buriya kare ni tutu cyane. Yo buriya ni nasigawe muri Amerika y'Epfo yose. Genda abasize bose urabona genda twika. Wowe nubwo ureshya nk'iduri ndabona ubashije akazi ufite courage za danje. Akazamini ka kabiri. Mwitunganye twagiye. Mugiye kwisimbugurutsa ngute kumara. Sharifu nubwo nasize bonete. Ntabwo nagendaga neza no gutarebye. Nagendeshaga ibitsitsiro kuko mfite ikibazo mu mano rero ntabwo nabasha kwisimbukuruza. Ibizamini rero urumva twagasimbuka ukaza n'ibindi bizamini birenze ubwonko tuba twaraburenze. Tuba twarabirenze ukazana bimwe bigezweho. Kuramo inkweto turebe. Mu gihe ushaka ko nkuramo inkweto ubwo ntashaka kuneza Sharifu ngo anyimenekera. Kuramo inkweto turebe ariko. Ukuntu zikuramo tsirita wagira ngo wambaye bukini zikuramo n'igipapa turabizi bikuremo. Okay, ibyo reka tubyihorere. Ndabizi ibyana byo mubakire ntabwo biba bimenyere kwiruka ahantu hane. Gusa nyine mugomba kuzaya mukora siporo. Ibyo mubakire reka tubyihorere. Wowe n'akazana ka gatatu mbanza umwemeze. Urata we nta kumvisha ufite n'umurava. Uzi ikizamini cya gatatu ngiye kubaha. Mugiye kugenda mubwira mama wanyu agenda aho inyama. Nimugoroba ndi buze kugusura. Urazinyarurira amazi ubundi guye kumeneke yawe. Niko bimeze. Ugenda ubanza ubwire mama wawe agenda zihaha. Nimugoroba ngo ndaza kugusura nyine. Si ubyumva se? Ikintu kinamubwira. Kwiruka nijoro ku matwi y'utu mushyira mu Urusenda Rwinshi. Nubwo yabyitse yikaruma. Uramuka mubwira ibintu by'inyama. Atagukuramo. Cyongeyeho numvisha tumize imifuka 50 y'ibishyimbo. Imifuka 50 y'ibishyimbo. Mu rugo sagiye kuwindika ikigo cy'amashuri mbimenye. Wagira kakubeshya. Ibishyimbo bibuke ko afite stress za byana bya nijoro byanze gusoma ibitabo. Kandi bibuke ko ashinzwe mu reka dusome mu kagari ka. Ariko se shaka numva amagambo mayarusha abagombozi mukaba yacira kurusha ikirunga. Ikizamini cya gatatu kirabananiye mbimenye. Ibyo nibyo bishyimbo bibuke ko mama yafite stress za byana bya nijoro byanze gusoma ibitabo. Bibuke ko mama kuriya mu reka dusome mu kagari kacu. Niyo mpamvu nawe nyazindutse kunja isura. Ikizamini cya gatatu kirabananiye se. Nigurukanira imineke yawe.
oya ntawe kitunaniye ahubwo mbone kanjye n'indyo cyaryoshye mama kugira ngo tubone ko turyamira cyasharira. Waramutse neza mama wacu dukunda. Ese ko numva uramukanya agatima keza nk'ako umutinda ushaka amaramuko. Nani urabona nubwo tuba duheruka kurya akanyama no kugira ngo twubake umubiri. Ntabwo inyama ziri mu byubaka umubiri ntabwo waruzi nyine uriya ikintu cyitwa inyama utujanga amagi udushyimbo ko cyane cyane inyama urumva nubwo duheruka no kukarya nyine turagukumbuye. Utangiye kongera kunteza stress. Amakosa ugiye kongera abantu angahe? Ejo sinababwiye ngo mukurikirana amasomo kuri televiziyo na radio. Nigeze muyakurikirana. Ninjoro mwaraye munteza urusenda. Naraye mburaye simperuka kurya. Inzara irenda kunyica n'umwuka urenda kumvamo. None bongeye none ngo babagurira inyama. Imifuka y'ibishyimbo natumijeho. Izaribwa nabande ni babarangiza bakongeraho n'amafaranga y'inyama. Nta soni mufite. Mubure kwitegura ishuri mukajya mu ishuri ryatangiye. Nta soni. Cyangwa ngo kubite bizahwaniremo. Naryo ni isomo. Mwana uzi ko n'amasomo kuri televiziyo yahagaze. Ubwo sumva nagenda ni stress. Twajya mu bintu byinshi kandi nyine tugiye gutangira amashuri. Ubwo nzigira rimwe twajya no ku ishuri. Kigira mu ishyamba boro kabuze n'umwarimu gusobanurira. Nta soni. Ninde ababwiye ko amasomo yahagaze kuri radio na televiziyo. Ariko abantu bagira ibihuha mana yo mu ijuru. Abo bantu umuntu azabafatira iyihe myanzu ikakaye koko. Maze nabo barebe yuko turi serious mu kwigisha abana bacu. Nta soni. Rero mama nubwo kutosha ngo twaguteza urusenda nawe twaruguteze bonete warugushyiriyemo kubera kazi ko rukunda inyoni y'intashya kugira ngo uryoherwe ibiryo bikuryohere ubone n'uko kuzajya tuganiriza rero tugurira akanyama rero kugera turugutega kubera ko bonete azi ko ukunda urusenda. Gatega imbere bivuye mu mutego maze kukumarira imyaka iri mu nzi wawe. Nta soni. Vi imbere. Muri amagambo yawe. Mwana se mama inyama. Ceceka. Rero bonete niwe kujya muri iriya micugu yakaragaho ngo ni sharifu nagushuka ngo ugende ubwire mama ngagura inyama noneho nawe ukanshuka ngo ngende ari njye ubimubwira kugira ngo kaduhe imineke mama aragukubita iwana arakumanika amakosa yose umenye ko twakoze unamushyiramo urusenda abitse ku gipapuro kiri hejuru y'umutima we byose biriho amakosa yacu yose ahubwo araturangiza ntibikureba ni akazi kawe. Ukagiye kuneranya ngo oh no biya kagiye karaniranya karandangiza kuri mama ubu ni duhura aranyica. Mama yari umuhungu witwa Sharifu yaradushukashutse nyine ngo nijoro zo guteka inyama mama yaje niruka n'ibirenge byari bisitaye amano yarameze gutya mama nyine rwose mama Sharifu yadushukashutse nyine mama nyine kwanza Bana yanjye abana bari hano no wagira ngo no kwezi kubandura kongera kukarasa wagira ngo bahanzweho n'izuba pe. Bonete ngira gasikiraze hano muzanani. Genda ubwire gasikiraze hano muzanani. Kugenda tambitse ibirenge wagira ngo ni rwa rutambiko rwo kubisenge bya. It's getting serious on this track, fam. Ngo bagukuye akaboko. Iyo bagakuragamo kakaba ariko kazajya gakora imirimo myiza aho kugira ngo gakora amafuti. Mugende mumbwirira ko gahungu ngo ni Sharifu. Murumva? Mugende vuba. Umva ndako muhagarara aho ngaho. Umva nizera ko imyitozo yose nabigishije. Mukiyibuka. Yebana. Mukubete umujenzi. Nta bintu byinshi. Bose mama we nubigireho ikibazo. Nari natekereje kare wagira ngo duhuza n'imitekerezo. Nateguye umuntu uribuze kubidufashamo. None kugira ngo tukaroze tukagira nka capati. Ahubwo akatugenda kukazana. Ngaho.
ariko se babareze ko mbona batinze uwakicikirara imineke yose ndayirangije bakigendera none nawe urumva twari turi kugutegura wa muteguro wawe noneho w'inyama ufite agasosi ishoboka rero tuvuga ngo iri ni ryo juni paradizo nayigezemo nyine twari turi kugutegurira kugira ngo uze kuduha natwe ku mineke ibi bigenga se biri bunyicara ku mineke agasikiri cyakugutuye ubu inyama ndabizi cyaziteguye kandi imineke yose narangije kuyirya ubu ndabihikira niyimbirira inyama byatungurusumu byose ni ni mutuku twawuteguriye uratwika byatayari byose umeze neza si iki ngiki mwashakaga muma yanjye nigendere mugikorere ibyo mushaka umva bugiye ntabwo ndi muri mujyi wo kugukubita bugiye ikoranabuhanga ryarabikemuye mana yanjye gucatinga kuva mu gitondo kujya nimugoroba abantu kuri chat barasetsa harya wa muntu yagiye he umuntu twamuzanye ariko amacati yawe ntazayikora umunsi umwe nzayifatanyije twanya gusa nongeye nyiteranye amacati yawe ntazayikora twamuzanye ugiye mu macati yawe uramubwira ngo ntagende ngo nta mwanya ufite nta n'ibyo uba wibuka ikoranabuhanga naryo izadindiza abantu mu bwonko oke noneho bihuriyemo n'urusenda rwa nijoro ubwo uriya muntu ntuzajya kumudutuma n'urusenda rwa nijoro ntuzongere kubitwishyuza ariko icyongeho turagushyiramo noneho n'agacupa ka mayoneze kuzuye urusenda mu biryo byawe kugira ngo utazongera kujya kuri izo shati zawe tubuza iposho rya nijoro Yesu! No.